Yesu ashimwe, Yesu ahimbajwe inshuti bavandimwe. Nanone uyu ni umunsi mwiza nanone Imana yaduhaye kugira ngo ukorwemo iby'ubutwari. Ni umunsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo ibone iminyago ya benshi. Ndakwinginze rero uyu munsi wa none reka tuhereze agaciro, kubera ko hari benshi batawubonye kandi twe twagira umugisha wo kuba twawugiraho. Reka mbere ya byose nk'uko bisanzwe tubanze dusenge Data wa twese kugira ngo azatuyobore, atuyoboze inkoni yiwe, atuyoboze rwose Mwuka Wera wiwe kugira ngo adushoboze kandi aturengere muri byose. Ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje kuri Data wa twese urera akiranuka. Mana, nzamuye amajwi yanjye nsenga nsabira umugisha buri muntu wese ukomeje kumva izi nyigisho za Mwuka Wera. Iki ni igice cya kabiri mwami, iyi ni part 2. Iki ni igice cya kabiri cya Mwuka Wera, aho tugiye kurebera hamwe amagambo yawe avuga kuri Mwuka Wera ndetse n'amagambo y'abahanga yagiye avuga kuri Mwuka Wera, hanyuma tuvuge Mwuka Wera tumusobanukiwe. Mana, ndasenze cyane kugira ngo ubumbure amatwi yacu tubashe kumva kandi tunezererwe rwose turi imbere y'ubwiza bwawe. Ndetse mwami, nugiye kubivuga Kristo, turamusengeye cyane kugira ngo ufungure akanwa kiwe, amuhereza amagambo meza y'ubwenge Kristo, uko wahaye Salomo ubwenge, muhereza ubwenge buzima bwo kuvugira imbere y'ubwoko bwa Yesu. Turagushimye, turaguhimbaje, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza nanone, amazina ni Tuyishime Honore. Nabasezeranyije ejo yuko tuzakomeza part 2 cyangwa se igice cya kabiri cya Mwuka Wera. Ese Umwuka Wera ni iki? Ejo twe twabonye Umwuka Wera tugendeye kuri Bibiliya, tugenda tureba imyandiko nyinshi Bibiliya ivuga. Ese Mwuka Wera ninde wayihanuye? Twabonye yuko yahanuwe mbere na mbere. Mwuka Wera wahanuwe n'umuhanuzi Yoweri mu bice 2 umurongo 27 ndetse no kugera ku 28, aho yavuze yuko Mwuka Wera naza abasore n'abahungu bazahanura, hanyuma abasore n'abakobwa bazahanura, hanyuma abagabo bakavuga indimi. Aho uwo munsi wasohoye ku munsi wa Pentecote, ubwo abigishwa bari umwanya umwe bahuje umutima, bari mu cyumba cyo hejuru, hanyuma Umwuka Wera ukabamanukira, bagatangira kuvuga indimi nshya ndetse bakavuga indimi zitigeze kuzivugwa ngo zasaga n'iz'umuriro. Hanyuma rero nabasezeranyije yuko tuzaza tureba Mwuka Wera tugendeye ku nyandiko za Gikristo cyangwa se ku nyigisho za Gikristo. Ni inyigisho ziba zaravuzwe cyangwa se zarakozwe n'abahanga mu iyobokamana cyangwa se mu busobanuzi bwa Bibiliya. Turuze kureba ese Umwuka Wera bo basobanura ko ari iki. Ejo twabonye yuko Mwuka Wera ari umuntu cyangwa se ni ubutatu butagatifu, ni ubutatu butagatifu cyangwa se ni umuntu wo mu butatu butagatifu ari we Mwuka Wera. Kuko mu butatu butagatifu twabonye ko Imana Data, Imana Mwuka ndetse n'Imana Data, Imana Mwana. Hanyuma rero uwo mwana Mwuka Wera niwe Mwuka Wera Data wa twese, ari we Kristo yadusezeranyije nk'umufasha ko azatwoherereza. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe abahanga ndetse n'ibitabo bagiye bandika. Ese byaba bihuriye he n'inyigisho za Bibiliya? Byaba bihuriye he ese n'ibitabo cyangwa se mu nyigisho dusanga mu gitabo cya Bibiliya? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Hanyuma nitumara kurebera hamwe, turebe ese Mwuka Wera nanone ku bahanga bavuze yuko hari ufite uwuhe mumaro. Twabonye yuko ejo twabonye akamaro kamwe ka Mwuka Wera. Iyo umuntu ayobera Mwuka Wera agira imbaraga, aho Kristo yadusezeranyije ngo tuzahabwa imbaraga Mwuka Wera natumanukira. Ubwo ni akamaro kamwe ka Mwuka Wera. Ariko se abahanga bo babivuze gute, cyangwa se inzobere muri iri ijambo ry'Imana babivuze gute? Hanyuma Mwuka Wera, reka dutangire dusobanura ese Mwuka Wera ni igiki tugendeye ku nyigisho za Gikristo. Tugendeye ku nyigisho za Gikristo, Mwuka Wera asobanurwa nk'imbaraga z'Imana zikorera mu isi ndetse mu mitima y'abantu. Yitwa ubwiza n'ubushobozi bw'Imana bugira uruhare mu gukiza no gutagatifuza abantu. Bishatse kuvuga iki? Mwuka Wera iyo tuvuga
yagiye asobanurwa n'abantu benshi, ariko tugiye kugenda tureba ese ababashije kumusobanura bamusobanuye ngo iki, ababashije kumusobanura bagiye bamusobanuraho ngo iki, ese byaba bihuriye hehe n'inyigisho za Bibiliya. Mu gitabo Master of the Holy Spirit cyanditswe na Paul, avuga ko Mwuka Wera atari imbaraga gusa, ahubwo ari umuntu ufite ubushake, ubwenge n'urukundo. Iki Master of the Holy Spirit ni igitabo cyanditswe n'uyu mugabo, hanyuma asobanura yuko Mwuka Wera atari imbaraga gusa, ntago ari imbaraga gusa, ahubwo ni umuntu ufite ubushake. Mwibuka yuko ejo twe twabonye ko ari umuntu wa gatatu, cyangwa se ni umuntu mu butatu butagatifu. Urumva ko hano birahura, kubera yuko hari ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma, mu gitabo Paulo yandikiye itorero ry'i Roma 8:16 tuvuga ko Mwuka Wera ubwo ahamya imitima yacu yuko turi abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera niwe uduhereza ubwenge, niwe uduhereza ubushake, niwe uduhereza imbaraga zo guhamya yuko turi abana b'Imana. Uwo ni Mwuka Wera. Mwuka Wera rero tugendeye kuri uyu mugabo witwa Paul, mu gitabo cyanditse Master of Holy Spirit, yasobanuye yuko Mwuka Wera atari imbaraga gusa, ahubwo ari umuntu ufite ubushake, ubwenge ndetse n'urukundo. Hanyuma bigahura n'ijambo dusanga muri Bibiliya mu gitabo cyo Paul yandikiye itorero ry'i Roma 8:16, aho rivuga ngo umwuka ubwe ahamya mu mitima yacu yuko turi abana b'Imana. Uwo mwuka uwa turimo, cyangwa se umwuka Wera twahawe, ni uhamya yuko turi abana b'Imana. Ndashaka kugira ngo ngutangarize yuko nimba utaramenya kuri umwana w'Imana, ntabwo urakira Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ntabwo urakira Mwuka Wera kugira ngo akubere umuyobozi, ntabwo urakira Mwuka Wera kugira ngo akubere umuhamya, ntabwo urakira Mwuka Wera kugira ngo aguhereze ubwenge ndetse n'urukundo. Uwo Mwuka Wera, tugendeye kuri iki gitabo Master of the Holy Spirit, tugaragaza yuko rero Mwuka Wera agaragara gutyo. Kandi nanone tugendeye ku gitabo cy'undi muhanga cyitwa The Counselor, ariwe A.W. Tozer, mu gitabo cyo yishe The Counselor, avuga ko Umwuka Wera ari Imana ikorana natwe by'umwihariko, ituganisha mu kuri kose, ikaduhumuriza kandi ikatuyobora mu bugingo bujyanye n'ugushaka kw'Imana. Mwuka Wera ni Imana ikorana natwe. Haleluya. Nk'uko twabibonye ejo, Imana iri mu butatu butagatifu, Imana iri mu butatu butagatifu, aho tubwirwa yuko, cyangwa se aho twumva yuko Imana ari mu butatu butagatifu, aribwo Imana Data, Imana Mwuka ndetse n'Imana Mwana. Ni ukuvuga ngo rero Umwuka Wera ni Imana ikorana natwe mu buryo bw'umwuka, cyangwa se mu buryo bw'umwihariko, ikatuganisha ku kuri kose, cyangwa se mu kuri kose, ikaduhamariza kandi ikatuyobora mu bugingo bujyanye no gushaka kw'Imana. Uko Imana ishaka niko Mwuka Wera atuyobora. Icyo ni igitabo The Counselor. Ibindi bisobanuro by'Umwuka Wera kandi bigaragaza yuko Umwuka Wera atari imbaraga zitari ubwenge, ahubwo afite ubushobozi bwo kuvugisha abantu, kubayobora ndetse no kubahindura. Umwuka Wera ndagira ngo musobanure yuko Umwuka Wera iyo yageze mu muntu aguhereza ubwenge. Mwuka Wera yigeze agera mu mugabo umwe bita Salomo, hanyuma Salomo aherezwa ubwenge, Imana imuhereza ubwenge, Imana imuhereza ubwenge butigezwe buhabwa n'undi wese. Uwo ni Mwuka Wera warageze kuri Salomo. Hanyuma ahubwo iduhereza ndetse n'ubushobozi bwo kuvugisha abantu, cyangwa se iduhereza ubushobozi bwo kuvugisha abantu. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera iyo atugezemo, cyangwa se iyo akurimo, aguhereza ubushobozi bwo kuyoborwa, cyangwa se bwo guhindurwa nabwo, kubera ko iyo umwakire Mwuka Wera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukakirirwa Mwuka Wera nk'umushobozi, cyangwa se nk'umuntu wasezeranijwe itorero ryo kuzabana natwe iteka. Kuko Kristo yaratubwiye ngo nzabahereza Mwuka Wera azabana namwe iteka. Ntabwo Mwuka Wera yenda kudusiga ukundi, kubera ko niwe mufasha utuyobora muri ubu buzima bwose. Yesu nashimwe. Yesu akomeze aduhereze imbaraga. Kandi nanone tugendeye ku bitabo bisobanura Umwuka Wera, tugomba kureba ko Bibiliya imutwereka, ariko tukanifashisha ibitekerezo by'abahanga mu iyobokamana. Umwuka Wera ni Imana ubwayo. Ndashaka
gutangariza yuko umwuka wera ari Imana ubwayo, kandi akaba ari umuntu wa gatatu mu butatu butagatifu ugaragaza imbaraga z'Imana, ubwenge bwayo, urukundo rwayo n'isi no mu mitima y'abemera. Haleluya. Imana cyangwa se Imana ubwayo ariyo mwuka wera itugaragariza cyangwa se iduhereza imbaraga z'Imana, ubwenge bwayo, urukundo rwayo ndetse no mu isi y'imitima y'abemera. Ndashaka kugira ngo utangarize yuko iyo Imana cyangwa se yinjiye mu mutima wawe, iyo mwuka wera yinjiye mu mutima wawe, aguhereza ubwenge, kandi ubwenge buturutse iwawe, ubwenge buturutse ku Mana. Ntabwo itanga ubwenge nk'ubw'isi batanga, nk'ubw'abisi batanga. Abisi batanga ubwenge butandukanye, ariko Imana nayo itanga ubwenge buzima. Igeze ihereza umugabo Salomo ubwenge, imuhereza ubwenge buzima, abasha guca imanza zitabera, abasha guca imanza z'abagore babiri bari bari kurwanira umwana. Ubwo n'ubwenge Imana igitanga. Imana yo ubwayo, kubera ko Imana ari urukundo, igitanga urukundo rwayo. Imana yaravuze ngo reka dutange, reka turebe umuntu ase natwe, yaturemye mu ishusho yayo. Hanyuma irangije iravuga ngo amategeko yose, ngo amategeko yose, ntukice, ntugasambane, ntukibe, yose akubiye mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ubwayo ni urukundo, kuko nibyo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo azacungure ubuzima bwacu. Hanyuma uwo mwana w'ikinege abonye yuko agiye gusubirayo, misiyo yamuzanye ku isi irangiye, aravuga ati ntabwo mbasiga mwenyine, ko yasinakemera kubasiga nk'imfubyi, ahubwo ndasaba data. Haleluya. Nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 16 ndetse no mu bice 14, yasabye data kugira ngo azatwoherereze umufasha, ari we mwuka wera. Ubwo mwuka wera kandi yavuze ko azatwohereza undi mufasha. Shaze kuvuga ngo hari undi mufasha twari dufite, ari we Imana mwana. Kandi nanone nk'uko yabitubwiye nanone muri ibi bice 14 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 13, turavuze ngo kandi nzamusaba data, kandi azabaho undi mufasha kugira ngo abe muri mwe iteka ryose, niwe mwuka w'ukuri, uwo abisi badashobora kwakira. Ndakugira ngo ntangarize yuko uyu mwuka wera cyangwa se uyu mufasha ntago ashobora gutura mu bisi. Uyu mwuka wera atura mu mubiri umwe wa Kristo, atura mu mubiri w'umukristo, atura mu mubiri wemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Niyo mpamvu yatwemereye kuzamusaba data, kandi akazaha undi mufasha, akazaduhereza undi mufasha kugira ngo abemwe atubemo iteka ryose. Nta munsi n'umwe mwuka wera ateze kuza tuva iruhande. Reka dukomeze turebe ese umwuka wera yaba umurimo w'umwuka wera nuwuhe? Ese umurimo w'umwuka wera nuwuhe? Ese abahanga bavuga yuko umurimo w'umwuka wera atumariye iki, cyangwa se umwuka wera amaze iki mu buzima bwa mukristo? Umwuka wera aduha ubugingo bushya. Tugendeye kuri uyu mwanditsi Billy Graham wanditse igitabo cyitwa The Holy Spirit Activating the Power in Your Life, avuga yuko nta muntu ushobora kuba umukristo nyakuri atabifashijwe na mwuka wera. Billy Graham mu gitabo yanditswe cyitwa The Holy Spirit Activating God's Power in Your Life yavuze yuko nta muntu ushobora kuba umukristo nyakuri atabifashijwe n'umwuka wera. Bishatse kuvuga ko dukeneye mwuka wera kugira ngo umwuka wera atuyobore, aduhereze ubukristo nyakuri, kubera yuko umukristo ntabwo abibwirwa n'izina, ahubwo ndetse nuko agenda, nuko avuga, nuko yitwara muri quartier, nuko agenda cyangwa se nuko asubiza abantu, byo byonyine bikugaragariza ko ari umukristo wa nyawe. Kandi nanone uko tubisanga muri Bibiliya mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:5 aravuga ngo umuntu ntabyarwa n'amazi n'umwuka, umuntu natabyarwa n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bishatse kuvuga ko mwuka wera ni umuntu ukomeye cyangwa se ni umufasha ukomeye kubyara umukristo kugira ngo aduhe ubugingo bushya. Ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana mu gihe utabyawe n'amazi ndetse n'umwuka. Ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:5. Niko yabwiye
Yesu abari bari mubajije yarabajije Nikodemo yaramubajije ati umuntu yashoborwa gute kubyara. Nikodemo nibwo ayo magambo yaramubajije ati se data twashobora kubyarwa gute ko ngana gutya nabasha gusubira mu nda ya mama akongera akambyara. Nyamara Yesu asubiza amagambo meza aramubwira ati nyamara ndakubwiza ukuri neza yuko umuntu natabyarwa n'umwuka ndetse n'amazi atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngibyo bigoranye nk'uko ingamiya yaca mu mwenge w'urushinge. Ndashaka kugira ngo utangarize ko umuntu utarabyarwa na mwuka wera, umuntu utarakira mwuka wera mu buzima bwiwe, uriruhiriza ubusa. Ntabwo ushobora kujya mu bwami bw'Imana, ntabwo ushobora kugira ubugingo bushya, kubera ko iyo mwuka wera kurimo, iyo mwuka wera gukoreyemo, ugira ubugingo bushya mu byo ukora byose. Bill Graham yavuze yuko nta muntu ushobora kuba umukristo nyakuri atabifashijwemo n'umwuka wera. Twabisanga nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:5. Kandi nanone bivuze ko umwuka wera ari utuvutsa icyaha akaduhindura ibyaremwe bishya tukaba abana b'Imana. Ndashaka kugira ngo gutangarize yuko iyo umuntu yakiriye, Paulo nawe niko yavuze ngo iyo umuntu yakiriye umwuka wera, yakiriye Kristo umwami n'umukiza mu bugingo w'ibyiwe, ibya kera biba bishize, abahindutse icyaremwe gishya rwose. Ibya kera byose, ubusambanye bwawe, uburozi bwawe, bishye byose biba birangiye, ahubwo uhindutse icyaremwe gishya. Ndashaka kugira ngo utangarize yuko umwuka wera ari umuntu udushoboza, cyangwa se ari umuntu, cyangwa se ari Imana ituvutsa, cyangwa se idukura ku cyaha cy'inkomoko, ku cyaha basekuruza badata bacu bakoze tutabizi, ariko icyo cyose mwuka wera akakiduhanura, akakiduhanagura. Icyo nicyo mwuka wera atumarira, akaduhanugura ibyaha, ibyaremwe, akaduhindura ibyaremwe bishya, kandi tukaba abana b'Imana, tukabasha kwinjira muri cya gihugu twasezeranyijwe. Hanyuma turakomeza tureba ese mwuka wera amaze iki. Umwuka wera duha ubwenge n'ubuyobozi. Yego, umwuka wera aduha ubwenge n'ubuyobozi. Nkuko natangiye mbivuga, Salomo Imana yamuhaye ubwenge, umuhereza ubwenge buzima, hanyuma abasha gukora ibintu byinshi, abasha kubakira Imana urusengero, abasha guca imanza zitabera, kubera ko ari ubwenge yahawe n'Imana. Ibasha kumuhereza ubuyobozi ku gihe cye, abasha kuyobora ubwoko bwayo. Ndagira ngo mutangarize ko Yefuta umunsi bari bamwitabaje yuko agomba kujya gutsinda Abamoni, cyangwa se abantu bari kurwana, yifashishije Imana. Aravuga ati Imana umunsi wamfashije, asenga Imana imuhereza mwuka wera, barajyana, hanyuma abasha gutsinda abari barwaniye ku rugamba. Hanyuma André de Mar mu gitabo yise The Spirit of Christ yanditse yuko umwuka niwe utwongerera ubushobozi bwo gusobanukirwa ibyanditswe, kuko atuyobora mu kuri kose. Nanone uyu mwanditsi witwa Andrew Murray avuga ayo magambo akomeye, aravuga ngo umwuka wera niwe utwongerera ubushobozi bwo gusobanukirwa ibyanditswe, kuko atuyobora mu kuri kose. Umwuka wera niwe uduhereza ubwenge, akaduhereza n'ubuyobozi, akaduhereza umuyobozi, akakugira umuyobozi w'ubugingo bwawe, akakugira umuyobozi w'ubuzima bwawe, kubera yuko twebwe twiyoboye twakijyana mu biturimbura, ariko umwuka wera ajya tuyobora. Nanone kandi ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana ibice 16:13 arongera aravuga ngo iyo mwuka wera ukura azabayobora mu kuri kose. Iyo umwuka wera w'ukuri azabayobora mu kuri kose. Mwuka wera yaje akuyobora mu kuri kose, agukuramo amanyanga, akagukuraho imivumo y'akarande, akakuyobora mu kuri kose. Uwo ni mwuka wera iyo yageze mu buzima bwawe. Kandi nanone bisobanuye ko nta mukristo ushobora kumenya ukuri kw'Imana adafite umwuka wera, kuko ari utanga ubwenge bwo gusobanukirwa. Nta mukristo n'umwe ushobora kumenya ukuri kw'Imana adafite umwuka wera, kuko ari utanga ubwenge bwo gusobanukirwa. Ndagira ngo utangarize yuko umukristo muzima ni umukristo ufite umwuka wera, kandi uyobowe n'ubwenge bwawo, uyobowe na kamere ya Kristo, uyobowe na kamere yuko Imana ishaka ko agendamo, akamuhereza imbaraga, akamuhereza ubushake, akamuhereza ndetse n'ubuyobozi buyobora ubugingo bwiwe. Akamaro ka gatatu nanone, umwuka wera duha imbaraga zo gukorera Imana. Mu gitabo The Cancer cyanditswe na Toza
avuga ko nta muntu ushobora gukora umurimo w'Imana atabifashijwemo n'Umwuka Wera. Ndagira ngo nkubwire yuko imirimo y'Imana cyangwa se impano z'Imana ntabwo bishoboka yuko watunga impano y'Imana utarakira Mwuka Wera nk'umufasha mu bugingo bwawe. Iyi dekansara yabisobanuye neza, nkuko nanone ijambo ry'Imana ryarambwiye mu byakozwe n'Umwami bavuze ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi ndetse nanone akomeza avuga ngo muzabaga bo kumpamya Yudaya hose ni Samariya. Yashatse kuvuga ko nta muntu ushobora gukorera Imana adafite Mwuka Wera. Ubanje kubona Mwuka Wera, hanyuma uwo Mwuka Wera ugize mu buzima bwawe akaba ari uyobora ubuzima bwawe, akaba ari uyobora ibyo ukora byose. Yesu Kristo aduhana umugisha. Nanone kandi nari maze kubabwira yuko byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yuko ariko muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzabaga bo kumuhamya cyangwa se bo guhamya Yesu, muzabaga bo guhamya Kristo, muzabaga bo guhamya Mwuka Wera, kuko ibyo yakoze byose cyangwa se ibyo iri gukorwa byose cyangwa se izo mbaraga muhawe zose ziturutse kuri Mwuka Wera. Kandi nanone ibyo bivuze yuko Mwuka Wera atanga imbaraga n'ubushobozi bwo kwamamaza inkuru nziza, gukora ibitangaza no gutsinda ibishuko by'isi. Ndashaka kugira ngo nkubwire yuko Umwuka Wera iyo atugezemo ubasha gukora ibitangaza bitandukanye, ndagira ngo ngutangarize yuko utakora ibitangaza udafite Mwuka Wera. Ndagira ngo ngutangarize yuko utasengera umurwayi ngo akire Mwuka Wera atakurimo. Ndagira ngo ngutangarize nkubwire yuko mbwiriza cyangwa se kutakora undi murimo wose w'Imana ngo uririmbe cyangwa se ugire tudafite Mwuka Wera nk'umuyobozi. Ushobora kubyikoresha, ariko nyamara reka nubwire yuko ngo gusenga k'umunyabyaha ngo ni ikizira kuwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi ngo n'iby'icyubahiro cyangwa se nibitera umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Ndashaka kugira ngo nkubwire neza yuko hari igihe uririmba cyangwa se hari igihe ubwiriza Imana ahubwo bikayitera isesemi, kubera yuko ibyo nibyo uri gukora. Ntabwo urakira Mwuka Wera nk'umuzima nk'umuyobozi, ntabwo urakira Mwuka Wera nk'umufasha. Ukeneye kwakira Mwuka Wera akakuyobora, hanyuma yamara kukuyobora akagukoresha iby'agaciro mu izina rya Yesu. Kandi nanone nkuko byanditswe, reka ibi bintu tumaze kuvugira ahangaha tubisamarizingira ahangaha. Tumaze kubona yuko imirimo y'Imana itandukanye cyangwa se umurimo wa Mwuka Wera uratandukanye mu buzima bwa Mukristo. Umurimo w'Imana tubonye yuko atanga ubugingo bushya, nkuko twabibonye mu gitabo cya Yohani ibice 3:5. Kandi nanone twabibonye ku mwanditsi Billy Graham uko yavuze Mwuka Wera tugira bashya. Mwuka Wera tugira bashya uko niko Billy Graham yavuze, agahuza no mu mwanditsi cyangwa se ubutumwa bwiza ari we Yohana ibice 3:5 wavuze ko atanga ubugingo bushya. Ikindi cya kabiri kandi twabonye mu bice 16 by'ubutumwa bwiza bwa Yohana 13 twabonye yuko atuyobora mu kuri, ndetse Andromali atwigisha kumenya Imana, cyangwa se yavuze yuko Umwuka Wera atwigisha kumenya Imana, niko umwanditsi Andromali yavuze. Ubundi buryo bwa gatatu twabonye aduha imbaraga nkuko twabonye nk'umwanditsi Toza mu gitabo cye The Cancer yanditse, yavuze yuko imbaraga z'Umwuka Wera nizo zituma tugira kwizera gukomeye. Umwuka Wera, imbaraga za Mwuka Wera nizo ziduhereza kwizera gukomeye mu gishiti muvandimwe. Ndetse mu byakozwe n'intumwa twabonye byakozwe n'intumwa igice cya 8 twabonye yuko tuzahabwa imbaraga Mwuka Wera natumanukira, ndetse tuzabagaho kumuhamya Yudaya hose ni Samariya ndetse no kugeza ku mpera z'isi. Mwuka Wera yakugezemo aguhereza imbaraga, Mwuka Wera yakugezemo aguhereza imbaraga. Ndetse ikindi twabonye ko atanga impano yo gukorera Imana. Haleluya. Mu gitabo cy'ibyakozwe cy'Abakorinto ibice 12:7 kugeza ku 11 cy'Abakorinto ba mbere tubusangamo yuko Imana itanga impano zitandukanye, zirimo guhanura, zirimo gukiza abarwayi, zirimo kubwiriza, bivuga butumwa, uburirimbyi. Imana itanga impano zitandukanye iyo ufite Mwuka Wera. Mwuka Wera atanga impano zitandukanye. Nanone Watchman yavuze ko Umwuka Wera atanga impano zitandukanye kubemera. Ku muntu wese wemera kwakira Kristo nk'umukiza, akemera kwakira Kristo nk'umuyobozi mu bugingo bwiwe, amuhereza impano za Mwuka Wera. Ndagira ngo hari imbuto za Mwuka Wera ndetse hari n'impano za Mwuka Wera. Ejo twabivuze yuko tuvuga ko impano za Mwuka Wera harimo ubuhanuzi, uburirimbyi, ivuga butumwa,
uburirimbyi ndetse n'izindi mirimo byose dukora, ibyo zose ni impano za Mwuka Wera. Ariko nyamara hariho n'imbuto za Mwuka Wera: urukundo, kwizera, kwihangana. Ibyo byose ni imbuto za Mwuka Wera. Dukeneye kwera imbuto za Mwuka Wera, hanyuma tukaza kugira impano za Mwuka Wera nyuma. Ukeneye kugira Mwuka Wera, ubundi ugasaba impano nyuma. Ndetse ikindi gikomeye cyane, Imana iduhereza amahoro n'ibyishimo. Ndagira ngo ngarize yuko Imana itanga amahoro n'ibyishimo, kubera yuko iyo wakiriye Mwuka Wera aguhereza amahoro n'ibyishimo. Catherine Mashal iyo yavuze yuko iyo dufite Mwuka Wera tugira amahoro nyakuri, iyo dufite Mwuka Wera tugira amahoro nyakuri, niko uyu mwanditsi Catherine Mashal yavuze yuko iyo dufite Mwuka Wera tugira amahoro nyakuri. Ndetse mu gitabo cy'Abagalatiya, cyangwa se mu gitabo Pawulo yandikiye itorero ry'Igalatiya mu bice 5 umurongo wa 22 gusa kuri 23, yavuze yuko ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Aduha amahoro n'ibyishimo. Ibyishimo bitangwa no kuba wakiriye Kristo, cyangwa se kuba wakiriye Mwuka Wera mu buzima bwawe. Aguhereza ibyishimo, aguhereza imbuto z'umwuka, aguhereza amahoro, aguhereza kwihangana, aguhereza kugira neza, ingeso nziza. Kandi ngo bimeze gutyo nta mategeko abihana. Yesu Kristo aduhana umugisha. Ese ni ibihe bimenyetso biranga umukristo wuzuye Mwuka Wera? Umukristo cyangwa se umuntu wuzuye Mwuka Wera ni iki wamuboneraho? Ukoresha amaso y'umwuka cyangwa se ukoresha amaso yo mu birugo, tuvuga tubyanze bikunze uyu muntu afite Mwuka Wera muri yo. Mu nyigisho za Gikristo abantu benshi bagaragaje ko umuntu wuzuye Umwuka Wera agaragaza imbuto z'umwuka, nk'uko Pawulo intumwa yabyanditse avuga yuko ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ngo twe twamaze kubisoma mu Bagalatiya ibice 5:24 kugeza ku 23 handitswe ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira ubuntu, gukiranuka, kwizera, kwiyoroshya no kwifata. Izo zose ni imbuto z'umwuka, ni imbuto z'umwuka dukeneye kwakira. Nta muntu ushobora kwakira cyangwa se kugira imbuto z'Umwuka Wera adafite Mwuka Wera muri we. Mu bitabo nanone byanditswe ku Mwuka Wera, ibimenyetso bigaragaza ko nk'uko bikurikira: urukundo n'imbabazi. Catherine Mashal mu gitabo yanditse cyitwa The Helper yavuze yuko umuntu ufite Mwuka Wera agira urukundo n'imbabazi, agira urukundo n'imbabazi. Nta muntu wuzuye Mwuka Wera cyangwa se nta muntu ufite Mwuka Wera ubura imbabazi ndetse n'urukundo muri we. Hanyuma rero ushobora kubona umuntu agenda, ushobora kubona umuntu muturanye utuvuga ati uyu muntu byanze bikunze afite Mwuka Wera kubera ko afite urukundo n'imbabazi. Ikindi nanone agira imbaraga z'amasengesho. Mu gitabo The Power Through the Prayer cyangwa se imbaraga z'amasengesho cyanditswe na Bounds yavuze yuko imbaraga z'amasengesho zitangwa na Mwuka Wera. The power through the prayer. Hari imbaraga dukura mu masengesho, arizo iyo ufite Mwuka Wera guhereza imbaraga zo gusenga, hanyuma ukiyiriza ubusa ukarara amajoro. Kristo ngo avuye gusenga ngo iminsi 40 ngo Satani yaramugerageje ashaka kumugerageza, rero umbwira ati nimbura umwana w'Imana fata iryo buye uruhindura umutsima dore urashonje. Ariko Kristo kubera ko hari imbaraga z'amasengesho yarafite muri we, yamusubirishije ijambo rikomeye cyane, kubera ko ijambo ari ijambo rikomeye. Arangira avuga ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko umuntu ufite Mwuka Wera muri we atungwa n'imbaraga z'amasengesho. Ikindi kigaragaza nanone umuntu ufite Umwuka Wera nkuko tubisanga mu gitabo The Release of Spirit cyangwa se The Release of Spirit cyanditswe na Watchman, ni ibikorwa byiza n'umutima ufasha. Nubona umuntu afite ibikorwa bibi, nubwo yaba ari pastor, nubwo yaba ari umuntu umeze ute, nta mutima ufasha afite, uzitazamenya yuko yuzuye Mwuka Wera. Ese twakongera twibaza ngo ese umuntu adafite Mwuka Wera ameze ate? Ko tumaze kubona se umuntu ufite ibiranga Mwuka Wera, tubonye ko agira imbaraga z'amasengesho, agira umutima ufasha, ndetse agira nanone urukundo n'imbabazi. Ese umuntu udafite imbaraga z'amasengesho we ameze ate? Abahanga babivuze gute? Bibiliya ibivuga gute? Mu gitabo Ever Increasing the Faith
ever increasing faith, cyanditswe na Smith, avuga ko nta mukristo ushobora kugira imbaraga adafite umwuka wera. Bibiliya nanone ikavuga ngo abayoborwa n'umubiri bapfa, ariko abayoborwa n'umwuka bagira ubugingo n'amahoro. Nanone twongera twavuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nta muntu ushobora kuba ari umukristo ngo agire imbaraga cyangwa se agira imbaraga kandi adafite mwuka wera. Nta muntu ushobora kugira imbaraga z'amasengesho adafite mwuka wera. Iyo umuntu adafite mwuka wera kandi nanone arangwa n'iki kintu, ntashobora kumva ijwi ry'Imana. Hari umunsi uzajya rwose wicara ukumva nta jwi ry'Imana, nta busabane bw'Imana, nta busabane na buto bufite hamwe n'Imana. Nyamara ndagira ngo nkubwire yuko uyu mwuka wera